hari umuntu uheruka kuvuga ijambo ryambabaje aravuga ngo simuvuze nzamuvumba aravuga ngo bantu mwubatse ingo mugifite abagore n'abagabo mwirinda abadivorce kuko bameze nk'amapusi yacitse imirizo ati ipusi yacitse umurizo ati kagendana niba ufite ntabwo yishimira ko iyindi gumana umurizo ati kora iko ushoboye kuryo wa murizo w'iyindi pusi nawucika ubwo arashatse kuvuga ngo abantu b'abadivorce twege twacitse imirizo kuko nanjye ndi divorce murabizi maze imyaka 5 ndi divorce mukomere rwose urumva rero twege ngo turi amapusi yacitse imirizo amapusi mazima afite imirizo ntatwegeye gahunda ni televiziyo ngewe nitwa Manu Ingoro TV Apostle Zino Official ibintu ni munange kabisa umwaka mushya muhire wa 2025 zone 250 ari filime nziza yitwa Imfubyi zigira ibanga abantu munyarukireho muyirebe muraza kugubwa neza muramubona apote wabaye ikiwa mva ndishimye umunsi wa none nubwo nje kuganira ku bintu bidashimishije ariko ikirere cyanjye kirimo ibyishimo nje kuvuga ku bintu by'ibikomere abantu bahura nabyo bagiye bubaka ingo bikanga hagati aho uri gusa neza ariko nubwo ugiye kuvuga ku byakubabaje umva siyo mpamvu ndi kukubwira nti ndishimye malgré ikiganiro ngiye gutanga kibyambabaje mu izina rya Yesu Imana ikugarukeho iguhindurira izina amen uyu mwaka utararangira ni ukuri duhamagaye igisiga gifite amerwe marene waba marene se nahari marene arahari ariko ngiye maze gukira ibikomere damaze gukira ibikomere ubu ngubu nakwendereye tugiye guhumuriza tugiye kubivugaho dusoze duhumuriza wabigize tunabwira ati ibintu bibe terebye bihinduka tubwire n'abatameze neza barakomerekereye mu rushako nicyo gikomero tugiye kuvugaho bihangane bakomere hari Imana ihindura amateka y'umuntu agahinduka igihindura izina amena dufite ari umudamu wigeze gutanga ubuhamya ngo arafite abana 8 ngo Imana imuha umugabo mwiza ushoje kaminuza hari n'undi mudamu twakoranye Imana yakijije sida wakoze uburaya mu Buhinde ubuhamya bwe buri kuri Zaburi nshya kwa Gerard Mbabazi yitwa Mariceline nawe Imana yamukubise umugabo w'umuganga w'umudogiteri ubukwe bwe bwarabaye tangiriye kuri ibyo ngibyo byose kandi ngewe oya nyine nemvuze kubakiza ibikomere rero tugiye kwivugira ku bikomere imbaraga z'Imana zibane natwe mu kiganiro Imana ihumugisha abantu bose bakoze subscribe amen kandi n'ubundi umuntu turebye iki kiganiro bwa mbere kandi subscribe abantu bakungura TV ndabashuhuje abantu bakuri Apostle Zino Official ndabashuhuje abantu mu nkugeho muri Boka Ministry ndabashuhuje no kuri umuntu ufunguye iki kiganiro bwa mbere nukuri waracitswe bandu kandi kukazogera kugira ngo tugendane neza ibintu byose ujye bikurikirana ku murongo rero nongeye kunezererwa Imana mu minsi yashize natambukije ubuhamya bw'urushako rwanjye ntambutse ubuhamya bw'ubuzima ariko hagira abantu baca mu gikari barampamagara barambwira bati rwose mushumba turashaka ko uzaza kuduhumuriza no kubikomere kuko hano harimo abantu bagiye bakomereka kimwe nawe urushako ruranga ariko bamwe bari mu bintu bidafututse rwose gira ukuntu tugira inama nawe ndagakuruvamo barugumemo bitewe n'ibyo wagiye uhura nabyo kandi koko nibyo ibintu byagiye biza ku buzima bwacu byagiye bidusigira amasomo buriya nuhura n'ikintu mu buzima bwawe nikigusigira isomo buriya uzaburi nta kigenda ubuzima bwose ibintu cyose evenement yose ije mu buzima bwawe abariyo kugira gute kugira gusigira isomo mu buzima uzabashe no kuribwira abandi rero mu rugendo nahuye narwo hano hari case ebyiri hari umuntu wadivorushije niwo badivorushije abantu bashaka kutaza kubyumva kimwe nuvuga ngo hari umuntu wadivorushije nuwo badivorushije nukuvuga ngo wadivorushije ni wa wundi wagiye gutanga ikirego simushaka uwadivorushijwe nuwo bagiye kurega ko batamushaka aba bantu mushumba ntagira ibikomere byaba ari bimwe uyu muntu badivorushije bakavuga ati wa mugore we singushaka rwose ikirego ndagishoye uyu muntu agira igikomere kinini cyane kuko aribaza atari ko uyu mugabo niki gitumye anyanga uyu mugore se niki gitumye anyanga kuko mu badivorushije harimo umugabo n'umugore muri impande zombi baba barimo no mu badivorushijwe impande zombi zirimo zose zirashoboka rero abantu bagira ibikomere byinshi cyane kurenza
abadivorushije kuko iyo wagiye gusaba divorce ugenda ufite criteria zivuga ko uyu muntu utamushaka wumva unakomeyemo samuhawe ariko nanone ntabwo ukomeye 100% kuko uwo muntu aba yaragutesheje igihe aba yaratumye igihe cyawe gitakara aba yaragusigishije nawe isura mbi aba yaratumye ugaragara nkaho udashoboye kandi mu by'ukuri wari ushoboye. Hari umuntu heruka kuvuga ijambo ryambabaje aravuga ngo simuvuze nzamuvumba aravuga ngo bantu mwubatse ingo mugifite abagore n'abagabo mwirinda abadivorce kuko bameze nk'amapusi yacitse imirizo ati ipusi yacitse umurizo ati kagendana niwe ufite ntabwo yishimira ko iyindi gumana umurizo koko ati kora iko ushoboye kuryo wa murizo w'iyindi pusi na gucika ubwo arashatse kuvuga ngo abantu b'abadivorce twege twacitse imirizo kuko nanjye ndi divorce murabizi maze imyaka 5 ndi divorce mukomere rwose urumva rero twege ngo tura amapusi yacitse imirizo amapusi mazima afite imirizo ntatwegere urumva icyo kintu cyababaje abantu benshi mu by'ukuri nze ko abantu benshi bumvisha ko ka speech ntabwo kasonye neza mu matwi y'abantu cyane ko mu bantu ashumbye wenda ayo mapusi yacitse imirizo arimo wenda harimo nayenda gucika imirizo yakaje kamugisha inama ati ndakora iki umurizo wanjye ugumeho ako ni roromodo wa mwese nyine yari yewe ntabwo ari roromodo wanjye reka kuva ku munsi wa mbere namwe mvuga ko roromodo wanjye ari apotre Gitwaza umubyeyi nkunda cyane na apotre Mubone nibo bantu nigiraho nibo bantanze mu murimo w'intumwa mbere ngenda ndeba uko bigisha nkabarahuraho imico myiza rero ngiye nibo baroromodo banjye abandi ngiyewe nta abo ni wo muka wera w'Imana njya nkone gitana bo kurusha abandi. Apotre Mignona harabyumve uyu no mwapotre mwiza uzi kwigisha ni yakine muvuga ko mukunda muri wirira rero agutumire pe ko ntabwo ndabona connection impuza nawe ariko bizakunda igihe nikigera muri ibintu byose nigiye rero nje guhumuriza aba bantu ariko mbanza no kwisegura mbwira abanyarwanda bakosora iki kintu abanyarwanda bafite umuco mubi wo kubona umuntu yaragiye mu rugo akagaruka yarangiza kavuga ngo kubaka urugo rwa byaramunaniye wabwiwe n'iki niba rwaramunaniye koko wenda yashakanye n'umuntu udashobotse cyangwa se udashoboye ese mushumba nibwo bwa mbere wabona umugabo n'umugore bashyingiranywe cyangwa babanye nibabyare ariko umwe yajya hariya batandukana n'undi yajya hariya bose bakabyara cyane rwo genetikoma hari biya bita amarezisi yaba batari guhura cyangwa ibindi bintu bituma badahura ngo babyare ariko umwe yajya handi akabyara n'undi yajya handi akabyara rero ntabwo ari bugiye cyose ko abantu bahura mu rugo ngo bahuze hari igihe byanga ariko abantu bakajya barebera umuntu mu ishusho utari kumwe n'umugabo cyangwa utari kumwe n'umugore we ngo bavuge ngo uri igicibwa ngo byenaniranye hari n'abantu batinya gushaka abadivorce ngo twarananiranye kandi mwito bari ko benshi bavuga ati avuga turiya mukobwa ati ni mwiza turiya ni divorce ati reka ati ko nananye n'umugabo wa mbere ati niko nanjye azangenza cyangwa ko nananye n'umugore wa mbere nawe niko ati nanjye niko azangenza ugasanga abantu bagize mw'ubwoba kandi ntabwo uzi neza kuko n'uwo muntu ko ku rugo rwe rwaramunaniye nyirizina kuko hari igihe abantu bahura ntibahuze bikaba ngombwa ko umwe ajya gushakira ahandi n'undi agashakira ahandi cyane ko abantu baba banavukiye ahantu hatandukanye bakanarererwa ahantu hatandukanye rero si igitangaza rwose ko ibintu bidafitinga abantu bajya mu isoko bakigera inkweto zimwe zikanga kubakwira ariko ukaza kugira ukabona urukweto rugukwiriye rero abantu bumve yuko abanyarwanda rwose mukosora iki kintu cyo kubona umugore atambutse ngo kubaka byaramunaniye umugabo ngo iriya ngo kira ni ikigori cy'ukubaka byaramunaniye ubwo n'iki niba byaramunaniye mu by'ukuri kabiri ashobora kuba ari n'ishuri ry'Imana rikumunyuzamo nkuko nanjye nabahaye ubuhamya bwanjye rero abanyarwanda mukosora iki kintu nimwe ba mbere mwari bukwiye gufata uyu mwana wagiye kubaka urugo bikanga mukamufata mukamwegereza mukamugira inama mukamukansoringa mukamwereka ko ubuzima bukomeje ariko ni mwebwe abanyarwanda mubahahamura mugatangira mumwitaza mwamubona turutse hariya ati reka uriya atakwigisha imico mibi iki cyose akamera nka kwa kundi kera bafataga umubembe bakamuha inzogera bakavuga ati nujya gutambuka ujye uvuza inzogera kugira amenye ko umunyakibembe aje wegere utanduza abantu ubu mu Rwanda niko bafata abantu bari divorce rero aba bantu ntago bakwiye gutabwa mu by'ukuri babihindure societe nyarwanda nihindure abantu bagiye mu rugo kubaka ntibyemere ntabwo ari uko bananiwe kuko uyu muntu atadufite abandi ba divorce bagiye biyangaje mu rugo kandi babayeho neza bari mu ngo barubatse bari kubyaramo bameze neza icyo ni ikimenyetso kitwereka yuko abantu bagiye bava mu ngo atari uko bananiwe ahubwo wenda batarabona abo bahuza nabo rero ahantu umuntu akuriramo n'ibikomere ni ingaruka gukomereka hakabamo n'ingaruka z'icyo gikomere rero nacyo ni twageze mu ngaruka nabwo izo ngaruka zitera ibindi bikomere mushobora niba ari ikintu kibabaza ni ugutegura ibintu mu mutwe ugategura umushinga ugategura business ugategura
byose business plan cyangwa iki ngo uzakora iki warangiza no mu bucuruzi bikubaho ukavuga ati ngiye gushora miliyoni 2 ahangaha wahagira bikangura babara fata noneho umuntu uhaye agaseke kawe umwe wabivugaga ati ahubwo fata agaseke ukagashyira umuntu di umugiriye icyizere ati gapfundura niwe ngahaye ubuzima bwanjye bwose yarangira akakudesova mu by'ukuri ntabwo bishimisha uyu muntu mwahuje amaraso uyu muntu abafashe igice cy'ubuzima bwawe ariko yarangiza akagusohora mu buzima bwe akakwangiriza igihe akakwangiriza amarangamutima hari n'abantu bamenyereye gucokoza amarangamutima y'abantu hari abagore bacokoza amarangamutima y'abagabo hari n'abagabo bacokoza amarangamutima y'abagore iki kintu ntabwo ari cyiza mw'abantu ibi byose ni ibikomere abantu bagenda batera abandi gubona umuntu ugucokoreza umutima rero ni igikomere gikomeye akagutesha igihe akakwambika isura mbi mu bantu ibyo ni ibikomere abantu bagenda bahura nabyo kabiri kindi gikomere nyirumva nicyo gutabwa societe kakwitaza gatatu hari ahantu runaka udashobora kujya ngo uhabone ubwisanzure ndaguha nk'urugero ngewe igikomere kitarakira sinashoboraga gutaha ubukwe bw'abandi bantu narabigerageje umunsi umwe nicaye mu bukwe mbona amarira arashotse sinamenye ahantu ikiniga cyaturutse mba ndariza ubukwe nabusohotsemo butarangiye rero icyo nacyo ni igikomere kuba utajoyininga ibirori by'abandi bagutumiyemo ariko ubu cyarakize kuko sigaye nanashyingira na za mpeta nkazisengera nta kibazo icyo rero nacyo ni igikomere ikindi abantu bavuye mu ngo hari ibintu bimwe na bimwe batapfa kwemererwa bavuga ati reka kuri afite ubusembwa afite icyasha afite iki nacyo ni igikomere umuntu ahura nacyo kugeza n'uyu munota hari abantu biga baducira imanza ngo bashumba ngo badafite abagabo ngo bataye ingo ngo babadivorce icyo nacyo ni igikomere muri kudutera aho mwakadufashe mutubwire ngo courage rwose uri mu Mana uri mu murongo mwiza abantu nibura bakwankuraje wagize igikomere cy'uko nta rugo ugize n'igikomere cy'uko wiyegereye Imana naho bari kugukomerekerezamo ubwo se mushumba kuko abanyarwanda ntabwo dukwiye kwikosora ese Imana abantu wenda baradutaye baragira ngo ni Imana idute abantu nicyo bashaka kuba societe yaratureje sikaduta hariya imiryango ikatwanga abantu bakatwanga bakabona ko dufite ikinegu none baragira ngo ni Imana idute ni Imana tujugunye ntabwo Imana yabikora niyo mpamvu akenshi ubona abantu twatawe Imana yikora kontrere ikatwiyegereza kugira ngo itube hafi aba bantu bari bakenewe counseling bari bakeneye kugirwa inama bakababwira ati muhumure birashoboka iki wenda wishe wagikosora haracyariho amahirwe haracyariho ibyiringiro yuko igiti cyatemo gishobora gushibuka ibintu inyigisho nk'izo ngizo umuntu akongera akiyumva muri societe akiyumva mu bandi ubu hari igihe kigeze kigera ngiye nkaba ntajya mu rugo rurimo umugore n'umugabo kubera iki igikomere kabati igihe bari buvuge ngo ndamutwaye ni ikibazo nahuye nacyo uratambuka mu nzira wasuhuza umugabo w'abandi wamuhobera tumucungira hafi amakuru arageze yigeze ngira intambara umunsi umwe ndabyibuka urabona n'ubundi buzima busanzwe nkunda kwisekera noneho tukajya twe dufite icyumba cy'amasengesho ahantu nkabona nisekera kwa kundi kwanjye baravuga ati aturiya muntu mu mucunga nta mugabo agira abagabo bahanaje batwara abamare ese ubwo nabatwara bose nabamara koko nyamara aho ngaho rwose nta na gahunda yo kureba n'abagabo baho nari nifitiye ngene naraje kwisengera ariko babona ngo ukuntu seka ngo abagabo bandi ko yirirwa seka ngo abagabo bacu ngo arabatwaye ngo mucungire hafi urumva icyo nacyo ni akasa gusenga aje kuneka umugabo urumva rero nicyo ni igikomere duhura nacyo mu by'ukuri rero mwabavandimwe mwe ni ukuri abantu bavuye mu ngo ntabwo mvuga ko basenye ingo hoya ntabwo basenye kuko n'uyu munota dufite ikimenyetso cy'abazubatse bari baragiyeho bwa mbere kugerageza bikanga ubundi ikintu twagakwiye kumenya niba umuntu agiye gukora ikizamini agatsindwa uwo muntu wamutera amabuye cyangwa yatinyutse nibura yagerageje ubu hari abantu Apotre Gitwaza yigeze avuga ngo umusozi utari wigera ukandagiraho ngo utureho uwubeho ntukabara amakuru yawe ubu usanga hari abantu badufashe nk'ijambo bataranubaka ingo urumva batari banagerageza ngo barambagizwe binange batari banarana no mu rugo kabiri gatatu ngo nahabyarire rimwe ariko ugasanga bafashe ijambo ku bantu bagiye mu rugo bakaba naba mvugana n'umudivorce yewe ntacyo avuga n'umudivorce uwo musozi w'ubudivorce wawutuyeho wigeze uba kuri uyu musozi w'abagore bibana ngo wumve intambara bahura nazo wumve urugamba bahura nazo mbere yo kubavuga wigeze uba mu rugo umwaka nta mugabo ufite ngo umenye ukuntu umugore udafite umugabo ahahira abana akamenya isabune akamenya inzu akirinda akagira gute ariko usanga abantu batujajinga kandi iyo misozi muri kujajinga ntimwayituyeho abagore bubatse usanga bafata ijambo ku bantu batubatse abagabo abagore kandi mwa abagore mwubatse mwe mwabagabo mwubatse ntago umusozi wo kwibana urawo ukandagiraho uri kubara amakuru yawo gute urahazi rero aba bantu bareke kubara amakuru yo ku misozi batatuyeho batanakandagiyeho kuko iyi misozi y'abagore bibana izwi n'abagore bibana
iyi misozi y'abagabo bibana izwi n'abagabo bibana muri kubara imisozi mutatuyeho gute ntimuzi ibigeragezo biberaho ntimuzi intambara turwana nazo ntimuzi agahinda dufite ntimuzi ibikomere dufite aho kugira ngo abantu batwegere batwomore batuganirize tugaruke mu murongo twimve muri sosiyete ahubwo baratubona bakaduhunga ngo turi amapusi yacitse imirizo ni ikibazo gikomeye umushumba ari abantu rero hari abandi rero ariko abantu bafitiye ibikomere ndagira ngo babwirire ijambo ko hakiriho ibyiringiro yuko igiti cyatemwe gishobora kongera gushibwa iyo cyumvisha amazi badivoruse bantu mwadivorushije n'abadivorushijwe haracyariho ibyiringiro ni ukuri kandi ndabaterana kuraje hari abantu bahura n'ibibazo mu ngo mugafata imyanzuro ngo ngo abagabo bose ni babi ngo abagore bose ni babi ngo ntabwo nzongera gushaka haracyariho ibihumbi 7 bitarapfukamira bayari haracyari bahasuwe ntabwo abagabo bose ari kimwe ntabwo abagore bose ari kimwe muvandimwe Imana ifite abantu beza Imana ifite abantu yabitse uwo muntu mwashakanye ntabwo mwahuje ariko hari undi mwahuza ibintu bikemera mureke guheranwa n'agahinda ntimurebe uko sosiyete iri kudufata namwe ngo mwifate nabi hari abantu umushumba bahura n'ibibazo bakajya mu biyobyabwenge bakanywa inzoga batazinywaga abagabo bakarara kuri kontuwari basinzira gutya kubera umugore yamutesheje umutwe yamwanze akamutana abana umugore agafata umwanzuro wo kujya mu ngeso mbi mu businzi atabijyagamo kubera igikomere umuntu amuteye akumva umugabo wese nanjye nk'igifite igikomere nta nimero y'umugabo natungaga muri telefone yanjye waranampamagaga agahenda kugushanyagura kubera igikomere nari mfite ariko ubu ngubu cyarakize nta kibazo abagabo muramamagara murabizi twanasengana nta kibazo dufite oya nundi yanaguhamagara akakubaza izina hari n'uwamamagara akambaza izina nari mubwira nitwa nde ndiwahe tujyane mu cyerekezo hari n'uwaza bati nkomora ingoma zose cyane bacyomuro barahari rwose muri iki kiganiro rero abantu mufite iki kibazo cy'igikomere nk'icyo nanjye nahuye nacyo ni ukuri igikomere ubundi ukiri igikomere bigenze gute bifashwa n'Imana mbere na mbere kuko gusenga nicyo kintu cya mbere cyomora ibikomere kabiri ni uko utigunga gatatu ni ugushaka umuntu umenekeramo ugutega amatwi buriya buri muntu wese akeneye urutugu nibura n'ubwo rwaba rumwe aririraho gasubiremo buri muntu wese uri hano ku isi akeneye urutugu rw'umuntu n'ubwo yaba umwe aririraho ndashimira abantu bagiye batega intugu zabo nkaririraho ni ukuri muri uru rugendo maze nk'imyaka 8 hari abantu nagiye ndirira bakanyumva hari n'abo natangiraga kurira bakancecekesha ariko ndashimira abantu bari hafi n'abari kure ni ukuri nagiye mbwira agahinda kanjye bagatega urutugu nkaririraho Imana ibaha umugisha rero muri uru rugendo abantu ntabwo bagomba kwihererana ibyo bintu kuko unabyiheranye wana turi ku mutima ugomba kureba umuntu nibura uguha iminota basi akagutega amatwi buriya no gutega amatwi umuntu ukamureka akavuga nayo ni iyindi ntambwe yo kumuruhura kuko uramutse ubicecetse warwara izindi ndwara warwara stroke wakiyahura wafata imyanzuro itariyo ariko iyo ubonye umuntu umwe nibura uganiriza ukamumenekeramo ibintu burya biragufasha ikindi kintu nenda kuvuga ntabwo abantu bahuye n'ibikomere bagomba kwiheza aho yari mwiyumve mu imbaraga hari umuntu uhura n'ibikomere rero yarangiza no gukaraba ntaba gikaraba musho no kwisiga ntiyayisige no kuyogoshesha no gufura ntaba kirifura ishati ugasanga yazanye ubuki hano hoya ntabwo ariyo nama nabagira niba ufite iki gikomere ambara neza iyiteho isige sa neza cyane ko wa muntu wagukomerekeje aba ari ufite target na sosiyete bwo kureba ati reka turebe uko yabaye reka turebe uko azasara reka turebe ukuntu agiye kumwara isi yose guhanza amaso ahita babwira ko ari we wari ukugize isi yose guhanza amaso umuntu wadivorushije nawe wadivorushijwe isi yose guhanza amaso iri kureba ukuntu uzitwara rero ongera wiyiteho iyatse kurushaho ku myaka ubishyire ku myaka kurushaho kambereke na disa ni kw'Imana ishyire ku myaka usa neza iyiteho kuko reka nkwereke buriya muri ibi bintu by'uko abantu bafite igihe cyo kuba batari kumwe n'abo bashakanye hari n'andi mahirwe narimo iki gihe baba bafite buriya musho uzi ko ari amahirwe y'igihe dufite hari abandi batagifite abagore bari mu ngo n'abagabo bari mu ngo uyu mwanya dufite twe bo ntawo bafite twebwe dufite umwanya uhagije nasa hari umugabo ukubwira ngo byuka ntawe hari umugabo ukubwira ati watinze he ntawe uyu ni umwanya tuba dufite twakabyaje umusaruro Imana iba yaduhaye twavuga ati mbonye igihe cyo kwiyitaho mbonye igihe cyo kubana neza n'Imana ngenda byibuka mu gihe namaze naratanye n'umugabo nicyo gihe nasabanye n'Imana kurusha ikindi gihe uzura umwuka we nicyo gihe nasabanye n'Imana nicyo gihe nasenzemo amasengesho menshi nicyo gihe nagize ibihe byiza n'Imana
good idea. Rero aya mahirwe y'uyu mwanya mufite badamu bagabo muri divorce mwana divorcishijwe uyu mwanya mwipfusha ubusa Imana yabahaye uyu mwanya mwirwa mwicayemo abagabo batari kubahamagara abagore batari kubahamagara ni mu byaza umusaruro ni mu byaza umusaruro mukoreshe mu byazemo ibindi bintu ubonye umwanya wo gusenga ubonye umwanya wo gusura wenda inshuti mwari mwaraburanye ubonye umwanya wo gutekereza umushinga runaka wakora ubonye umwanya wo kujya kwiga akantu runaka ngenda byibuka muri ibihe namaze ntari kumwe n'umugabo narasenze bye kandi harimo n'amashuri abiri agera muri 3 nize amashuri asanzwe kandi mariya kubona na diplome gusa wagize ngo iki gihe nagipfushije ubusa ntabwo nagipfushije ubusa rero kandi aba bantu bicaye bakumva ngo yo niriwe ndi gupfa ubusa ntacyo ndi gukora ni umwanya Imana guhaye wo gutekereza ni umwanya Imana guhaye gukora siporo niba utayikoraga ni umwanya Imana guhaye wo kwitekerezaho niba utabikoraga uyu mwanya Imana yabahaye mu gihe abagabo banyu babanze n'abagore banyu bakabanga ni umwanya wo gutekereza ibintu bizima mwakora hari ikintu njya nkunda kubwira abantu bajye bakoresha buriya musho hari igihe dukoresha umujinya cyangwa agahinda twatewe tukagira umujinya mwiza aba bantu bagiye batabwa bafite agahinda koresha ku gahinda mu mujinya mwiza witeza imbere mu kintu runaka ishyaka ryiza udakoresheje uwo mujinya gukoresha ku gahinda ukabyazemo ikindi kintu ni ukuri ntabwo byagenda neza rero ndi kugana ku musozo ntatinze aba bantu bahuye n'ibikomere ni mubiteho nkuko nabivuze mureke ni umubyeyi nabo n'umwana bimugendekeye gutya ntamujugunye ngo amutuke ngo wacyane ngo urantamaje ngo ibiki n'ibiki nimba atabishoboye yicecekere niba atabishoboye yicecekere kabiri buri ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana uzi ko umuntu ashobora kubwira ijambo ryiza ukaryibagirwa ariko umuntu akubwira ijambo ribi nturyibagirwe abantu bagiye badukomerekeza muri uru rugendo rw'ubuzima kugira ngo bibagirwe byagorana umuntu abagiye afite utuntu hafi aho ngaho ariko Imana izajya idufasha tugere tubabarira bive ku mutima kuko no kubika inzika ntabwo ari byiza ikindi kintu inama yindi natanga hari abantu mukiri mu ngo abantu mukiri mu ngo musabwa kugira gute musabwa gusenga nicyo cyambere buri rugo rwiza rufatiye ku Mana kabiri abantu bari mu ngo bagiye baganira buriya musho hari ingo nyinshi zisenyuka kubera nta communication yabayemo abantu bakanga kuganira ku kibazo cyabaye umwe agataha aryama n'undi aryama kandi ikibazo mwaka kiganiriyeho kigakemuka kuko n'ubundi mujya kubana mwaraganiraga urugo rwabuze communication rero ubwo rugo ntabwo rushobora kuramba gatatu ubundi ibintu byose mushubikubiye muri communication no mu isengesho cyane utwo tuntu tubiri mudukoze niba araho mwashwanye murabuganira niba ari amafaranga yakoreshejwe nabe muri buganire niba araho umwe yimye ku bintu undi muri buganire nuko kuko mu ngo haberamo ibintu mubaze ngo wanyimiye iki kuki wanyimye bagenze gute ntago wahashe wandakariye nakurakariye ibi nibi muri communication ibintu byinshi bigira gute bikemukira ikindi abantu banasenge abantu banasenge ariko kandi kanone ndagukomotozaho hari abantu basenya ingo zabo kubera umurengwe cyo kintu murakize cyane buno yavuga ngo umurengwe usiga inzara hari abagore benshi basenya ingo w'ikinonko n'umujya kwifuriza hari abagabo mwasenye ingo kubera umurengwe nk'ubu ngo bakaba arankuye iwacu mu cyaro cy'inyamasheke wenda se ntazi kwisiga ntazi no gusokoza noneho ubwo tukabana gutyo umugabo wanjye akabona akazi keza akagenda abona babagore beza bameze ukuntu yarangiza urufaranga Imana ikaduha umugisha kuko wenda nasenze yarangiza akavuga ati buryo uzi kuriya muturage w'inyamasheke tudakwiranye agatangira kubona ndi mubi bitewe n'iki natwara urufaranga Imana iduhaye wamugisha Imana iduhaye ugahita uvuga ati ntabwo ari kuri type yanjye agahita ashaka undi hari abantu mwagiye musenya ingo kubera umurengwe Imana ibababare rero mwabona mwagiye musenya ingo kubera umurengwe namwe mufite icyo kwikosoraho mufite n'ikindi cyo kugira ikindi kintu abantu baba basabwa kumenya bajye bakurikirana inyigisho zijyanye n'umubano kuko buri hari abantu benshi mushumba basenya ingo kubwo kutamenya kubwo kutigishwa kubwo kutamenya ngo umugore yitwara ate mu rugo marene arahari bakunda kumubona bamenyone official ni marene azajya baha inyigisho nyinshi zijyanye n'abakobwa banyarukire ndi gusoza abantu bajye birinda n'abajyanama babi hari abantu bagira abajyanama babi akakureba ukuntu mu rugo rwomeranye n'umugore cyangwa n'umugabo cyangwa ukuntu muri gutera imbere akumva ntiyishimiye ko urwo rugo rukomeza kubaho akinjirira mu nama kandi ari kukugira inama ubundi umuntu uzakugira inama zo gusenya uwo muntu ntabwo iyo nama ari kukubwira ari nziza ubundi reka nkubwire musho natwe twagiye tuva mu ngo nta muntu wigeze umbwira ngo ninduvemo muri comment muze kubyandika abagore mwese mwavuye mu ngo n'abagabo hari umuntu wakubwiye ngo te mugabo wawe umukunda mumeranye neza musho ni wowe ufata umunsi ugavuga ati ndahambiriye ndagiye aho ngo ndahambiriye ndagiye uyo nzagwa ahangaha nta muntu ujya ubwira undi ngo byuko uhambira wawe utumugabo wapi
ubona byanze bukacyo uhambira ukigendera. Rero abantu birinda abajyanama babi, umuntu ukubwira ngo umugabo wawe mutugende, uwo muntu mugireho amacenga. Mugireho amacenga, waruvamo ari we wabyibwirije bitewe n'ibyo uri kubona mu ruhande rwawe bitameze neza, ariko atari umuntu ukubwiye ngo ruvemo. Rero Imana ibaha umugisha, ibikomere twahuye nabyo ni ibyo. Muri uru rugendo harimo ibyiza harimo n'ibibi, ariko ikindi kintu kibi nabonyemo yo mu mushumba nta urakuvuga ndi gusoza, ikintu cyitwa umwuka w'igisuzuguriro. Iyo uvuye mu rugo umva na wa mugabo ureshya abantu babyire, na wa mugabo ureshya utya mumba barasimba suzuguye ndi kwivuga ibuhamya bwanjye, cyangwa ukundi kuntu utanakarabye warega hatinya kukubwira ngo yewe ngo sheri ngo ndagukunda ngo se ngo wanyemera nkagutereta nzase turarana wareba muri kubikubwira, wareba n'umugabo mwatandukanye ukavuga ati ariko nk'uyu nguyu ari mu biki, mwuka w'igisuzuguriro ukuzaho ku buryo umuntu akureba n'ubwo waba usa na Bikira Mariya avuga ati uriya kubaka byaranze umuntu akakuburira agaciro n'umwana muto akakuburira agaciro. Rero hari umwuka w'igisuzuguriro ukuzaho uba utakaje agaciro mu buryo bumwe n'ubundi, kuko icyubahiro cy'umugore ni umugabo, icyubahiro cy'umugabo nawe ni umugore. Rero iyo icyo cyubahiro kitakuriho, tuvugisha ukuri, muri sosiyete hari akantu utakaza. Rero ako sinabura kukavuga, ntabwo kuba umuntu ari divorce ni ibikomere, ariko n'ibintu bibi bigenda bikuzaho nyine, n'amayindi zigahinduka, ugasanga wagize ubukererwe mu mishinga runaka, ugasanga ibitekerezo byarahindutse, ugasanga wanze abantu, ibagize gute. Mbese ndumva nasozereza aho ngaho. Rero abantu mukiri mu bikomere mwihangane, abakiri mu ngo nimuzigumemo, mugisha abantu inama mbere ko muzisohokamo. Nk'abatambyi tuba duhari, twagiye duhura n'ibintu nk'ibyo. Ntukapfe gusohoka mu rugo ngo umugabo yanze guhaha, none uramba nawe yanze guhaha ariko ataha mu rugo. Ubuse ko hari undi udahaha utanahataha, niba arataha ukamubona ku meza ya gatatu agatahira iryo yashakiye. Hari umudamu sozereze kwa aka kantu wari ufite umugabo wahoraga ataha nijoro. Umva nicyo kintu uwo mugabo yakora, gataha nijoro mu rugo abana ntibamubone, umugore agateka ibiryo bikagaga buri gihe. Umunsi umwe umugore aravuga se koko mana uyu mugabo urugo nzaruvemo, kuma nk'umugabo yagiye n'ubundi agataha nijoro twasinziriye, uyu mugabo wanjye sinjya mubona mu rugo. Umugore umunsi umwe umugabo aragenda ajya ku kazi, arangije umugore ikintu yakoze ni iki, umunsi wa mbere aryama muri saro, ntiyongeye kuryama mu buriri, aryama muri saro ibibiri hamurira we. Umugabo atashye asanga umugore aryamye muri saro. Umugabo arabireba umunsi wa mbere ntiyagira icyo avuga. Umunsi wa kabiri umugabo nabwo ajya kunywa aratinda, umugore aryama ahandi mu ntebe. Ku munsi wa gatatu umugabo yahise avuga ati mugore wa ntabwo nzongera gutaha igicuku. Nta n'ikindi umugore yigeze avuga, ntiyigeze amutonganya, oya yaryamaga mu ntebe, umugabo yaza akajya bajya ku buriri. Umugabo abibonye iminsi 3, umugabo ufite ubwenge nyine aravuga ati ibi bintu nkora umugore wanjye ubanza bibangamye. Umugore araribwa n'imibu muri sara ntegereje ubwenge koko mu by'ukuri, ahita abwira umugore ati mugore guhera uyu munsi sinzongera gutaha bwije. N'umugore yagize ubwenge, urumva yakiza kuba runda yarazinze ati ndarukurekera nawe ujye utaha uruzemo wenyine, navuye iwacu nje kureba. Abagore baraha Imana ibahe kugira ubwenge, abantu mukiri mu ngo, abagabo mukiri mu ngo Imana ibahe impano y'ubwenge. Mwami Salomo yagiye gusaba Imana nimuhe ubwenge bwo gucira abantu imanza, agiye kujya ku ngoma. Namwe Imana ibahe ubwenge bwo kubaka ingo mu izina rya Yesu, amen. Reka tugushimire. Amen. Imana iguha umugisha kubwo guhumuriza abantu kandi mukomere. Imana izongera ububake mwubakike. Amen. Watanga nomero ya telefone? Yego rwose, kuko arashobora kumbwira ati mushumba nanjye nahuye n'iki. Rero nimero yanjye ni 07 nkuko mubimenyereye, 88 94 24 14. Abantu bari hanze babanza ya code imbere nyine kamenyetso ko guteranya 25 ukajya wakongeraho iyo mibare navuze nyuma ya 0788 94 24 14. Apostle Zine Nyirandeho kubwayo, amen. Turagushimiye rero. Zone 250 hari filime nziza yitwa Imfubyi zigira ibanga, abantu banyarukireho bayirebe. Ndaje nganirize Marene mubaze impamvu urugo yubatse rwasenyutse kubera amabwire. Urwo mu Imfubyi zigira ibanga rumaze gusenyuka. Urugo yubatse kubera amabwire. Yamaye inka naza bisobanura. Yicaye hano Marene we ngwino ukomerezeho. Sawa, reka tugushimire kandi imbaraga z'Imana zigendane nawe n'abari badukurikiye bose mu izina rya Yesu, amen.